mbona aranyandikira yanyohereje link cy'ikiganiro nyine nakoze arangije yandikaho hasi none habishyira in black donc ku buryo biba fonce andika ngo ariko kudutinya cyane ngo bikurahe koko ngo tuze umutima FDLR bagira wabwiye n'iki ko ari muri FDLR umuntu ariko nagiye kuri Twitter nandika ngo umuyobozi muri FDLR ntabashe kumenya amazina ananyandikira ati hanyuma hari umuntu so muri FDLR ubundi musanzwe muziranye njye mvuga FDLR kuko numva bayivuga ariko ntabwo navuga ngo nzu y'umuntu urayizi se y'ubwayo nigeze gukinisha ibintu bya RNC ho gatoya byari ibiki ariko ubundi mfite nike kibazo gituma abantu bose bashaka kurwanya Rwanda nimba bandokireta niba bumva bamvugisha biraryoshye kumvugisha urwanya Rwanda bimeze bite tondeka padiri na Imana antuma ngo witwa Forora icyagiye cya kera nyine nkivuga ibintu byabanyaye iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu tibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko rivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza abadukurikiye ndi kumwe na Apotre Mutabazi Kabarira Maurice n'amahoro ya n'amahoro kombona umwana uzabaga ku itariki 3 ubwo ni kwa kanota ariko uzabagwa mu buhumekero witwa Bigayali mutoya urakurikirwa no mu nda nyine pole sana wana ariko tuyimaniza abana natwe arwaye ikibazo mu buhumekero donc ashobora kuryama umwuka ugashira mu maraso agashibuka so none docteur akatubwira ati roka mubage atazaryama noneho umwuka ugashira no mu bwonko donc muri cerveau oxygene gasira muri cerveau iyo ndwara bayitanga iki ntago nigeze mbimenya madame wagiye kumuvuzaho gusa nyine doko mu muhogo harimo ibintu byabinje kuryo niyo muhagararanya ari kumanywa ataryamye arahumeka ukumva biri kuvuga donc ukumva kari guhumeka forcément biri kuvuga nyine wamubaza ati bimeze bitati abari kundya hari akanuro kamwenzi Imana ikunda abana icyo ngicyo ndakizi yego umwana ndabizi neza ko twizeye ko bizagenda neza subizi nawe ko Imana ikunda abana turi kuri Kigali Citizen kuwa 4 kwa 5 wa mopere donc twizeye ko bizagenda neza nanjye ndabyizeye cyane rwose kandi tubihanganishe nako kana twihanganishe Apotre Mutabazi ko noneho wambaye nk'ibounce byagenze bite hari ibintu byengya rugamba uri kwitegura cyambere wenda nimba byankiza FDLR barimo bambikamo ubwoba ariko ko dutinya cyane yawe ariko ni wa mupira n'ubundi uriho ya projet nkunda kuganira na ya Randa TV abwira Afrika dukoze uyu muhanda wa gari ya moshi ubukene bwashira izi ntambara za tonato zashira cyane ko hari ibibazo bya Afrika byinshi bitakemukira rwose muri icyo gihugu donc ibibazo bya Uganda ntibyakemukira muri Uganda by'u Rwanda ntibyakemukira mu Rwanda by'Uburundi ntibyakemukira i Burundi ibya Kongo ntibyakemukira Kongo mu gihe turahuza isoko rya Afrika turihurishije umuhanda wa gari ya moshi kugira ngo uruganda nirujya mu gihugu kimwe rusavinga ibihugu byose no muhanda rero waba ari 450 by'amakilometero y'umuhanda wa gari ya moshi ibyo ibashi uwo muhanda ubashije kubaho abayobozi b'ibihugu bya Afrika bashije kupushinga ngubeho ikibazo cy'ubukene cyo cyaba gikemutse kubera ko Afrika ntabwo ikennye ahubwo abanyafrika nibo bakennye mukanya uvuze ibintu bya FDLR merutse kumva mu kiganiro wageranye na Twisanzure TV uvuga uti FDLR rwose bari kuntera ubwoba vipi uya no kuri Twitter yanjye nanditseho ko navuze umuntu arandika agahita yirukanka atanavuze so nagiye kubona nakoze ikiganiro kirazamuka cyane kuri channel ya Megapex kimaze kugira 176 hafi aho noneho ndi kubuza ibintu by'abakono n'ibintu bya FDLR kiranazamuka ye none abantu akabango watabyashese ariko nkabona hariho like nyinshi nkamagana hafi 300 nyine nizo views okay wenda n'uwatapye yagira views ntawamenye ariko ngibyo sinari mbyitaho cyane kubera ko nyine mfite analyze nakoze n'uburyo nayikurikiranyije then nongeye gukora ikiganiro nanone tuvuga ku by'abakono wenda bitewe n'uburyo naho byari bigeze inkuru yari igeze noneho umuntu uri muri Kongo nimero ka plus 243 mbona aranyandikira yanyohereje link cy'ikiganiro nyine nakoze arangije yandikaho hasi none habishyira in black donc ku buryo biba fonce andika ngo ariko kudutinya cyane ngo bikurahe koko ngo tuze umutima
FDLR bagira wabwiye n'iki ko ari muri FDLR umuntu none se ko yampaye link y'ikiganiro byanga bikunda bavuga ntinya barimo aho ngaho navugaga ku bakono nari ndi kuvuga no kuri FDLR ndakora kamwe ntabwo urambwira ko ari abakono muri Kongo baravuze ngo dutinya cyane oya wasubije iki wasubije iki aramubwiye ati ntabwo cyane yuko muri muyigana maze iminsi nkora abantu benshi bakunda kumbaza ngari kupiki na FDLR donc hari n'abantu bakunda kumbaza oya abantu mbwira icyo wasubije nyine bakabata kuki yibasira kuki yitindaho cyane ibintu nk'ibyo ngibyo wamusubije ngo icyo bo uretse kuri Twitter nabashe nanamwandikiye ngo iki donc nashaka kumubaza ushatse kuvuga iki agenda ubutagaruka donc agenda atansubije so noneho ngerageza kujya kuri Twitter ndavuga nizi ndebe kuri profile ya ifoto iriho nani ibintu by'imisozi biriho gutya nako werereje ifoto gutya reka ndebire yirebe rwose ngiyo profile hariho utuntu tw'udusozi utamenye utwari two guteranya 2 4 3 8 2 6 ibintu nk'ibyo so ndangije njya kuri Twitter ndavuga ntiwasanga FDLR nayo igera kuri Twitter ngerageza gushyiraho icyo numva nagomba kumusubiza kuko ntago umugabo wabeshyerwa ubwo budafite ngo none uceceke ngo nuko cyetse nimba ari message yari igamije kumbikamo ubwoba wenda n'ibindi nk'ibyo ariko nagiye kuri Twitter nandika ngo umuyobozi muri FDLR ntabashije kumenya amazina ananyandikira ati kuki wamwise umuyobozi se nishyiramo kinyeshyamba ufite smartphone abari umuyobozi nibishyiramo ati kuki udutinya cyane link y'ikiganiro nakoze ndimo ndayibona ngira ngo abadukurikiye muri kubibona ngira abanyamusanze kutifatanya nabo ndangije nabane kuba ari umwicanyi wihejeje ishyanga nta gitinyiro bimuha cyase nta giti kuba uri umwicanyi wihejeje ishyanga nta gitinyiro biguha keretse niba message wanditse ariyo igamije kumbikamo ubwo pathetique donc niko namusubije urumbaje namusubije ngo iki namusubije gutyo nagari kuba uri umwicanyi wihejeje ishyanga nta wakubuje gutaha mu rwakubyaye cyangwa se waranze gutaha ntago ibyo bikugira umuntu utinyitse ntabwo keretse niba message wanditse ubwayo yarigamije kumbikamo ubwoba dore ko Lieutenant Kano ryarasa urumva Lieutenant Kano iriya mu ryarasa yavuze ati bamaze no kwinjiza grenades mu gihugu burya abo bazinjije bakaba wenda batarafatwa wasanga abashatse kwemeza ati ubwo mugutumye wenda yakuritura ariko ntakurama kudapfa donc ntago ibyo byakabaye impamvu yo kugira ubwoba kubera ko tushatse kugira ubwoba kubera ko nyine abantu bari cyanzarwe twaba dushatse kuvuga ko tutazi ubukana n'imbaraga za RDF rero ntago ndi umuntu ukerensa nge nagira ubwoba ahubwo mbonye abari mu gihugu batangiye gusubiranamo uri nutinya watinya abakono kurenza uko watinya uwo muntu wa cyanzarwe bazi nahari uraho ngaho gusa hanyuma hari umuntu so muri FDLR ubundi musanzwe muziranye njye mvuga FDLR kuko numva bayivuga ariko ntabwo ngo nzu y'umuntu urayizi se y'ubwayo numva bayivuga none niba utayizuye gira uko bayivuga rero mbifata uko biri ntabwo none se abantu bavuze ngo Patrick Moya yavuze ngo hari abantu 23,000 ngo abanyarwanda bavuye mu Rwanda 94 batarasubira mu Rwanda bari muri Kongo Kirengoma akavuga ngo bari ngo hari abarinze abaturage babo bafite abaturage bakuye Kirengoma akavuga ngo hari abantu barinze abantu babo ngo bashaka kuzabacyura ngo mu cyubahiro so ni ikibazo gikomeye kuko abari abagabo ndabazi uburyo bashaka gufata abantu ubugwate b'abaturage turi muri Kongo waravuga ngo urataha bazanaga amagafone bavuga ati umuntu ushaka gutaha mu Rwanda amahoro ushaka gutaha mu Rwanda amahoro kandi iyo twakubaganaga twacaga ahantu bita mu Ruhunde tugahinguka ku mupaka niho twakubaganira tureba inkotanyi tuzirunguruka ko twari twaravuye mu Rwanda nyiravuga ngo zifite amatwi ngenda sinigeze mpura nazo urumva ko wakomeza kurunguruka ariko gatinya kurenga umupaka kuko bari baratubwiye ngo igisenyi hari ikimashini gisi cy'abahutu so ubwo mu magambo makeya byari ibintu bimeze nko kurwana intambara yo kubeshya abantu no kubabikamo ubwoba no kubangisha abantu then aho hantu twajyaga kuzererera ntitukwambuke nyine ngo dutahe kandi abantu bamwe bataha so ariko iyo babonaga
ugiye kuri ako kamodoka kariyo megafone uvuga ngo urashaka gutaha barabazaga bakagushyira ku ruhande bakakubwira ukabona nyine umuntu aciye ku ruhande akakubwira ati burizi ko hari ikimashini igisenyi cy'abahutu noneho wabona iyo ngingo itagufashe wenda logique yawe uvuze ati reka cyangwa se ukavuga uti wenda n'ahandi n'ubundi ni ugupfa no guparika ntayo noneho bakagushyira ku ruhande uri iwawe bakakubikamo ubwoba yuko uzapfa nugerageza kugenda kuko natwe tujya kuva muri Kongo twaciye Bunagana duhinguka Kabare cyangwa se Kisoro duhinguka Kabare twagiye mu rukerera rwa joro nyine nk'umuntu ugiye kuvoma ko abantu bajya kuvoma bavoma ikatare bagendaga kare so ibi byose rero ndabazi uburyo ibintu byabo babikora bakunda ibintu bya human shield ntago yarwana ativanze mu baturage doko ntago yarwana ndagwa nk'urugero ntekereza ko RP ijya gutera yaturutse mu Mutara kubera ko yatekerezaga yuko wenda abantu bo mu Mutara simbizi nimba ari cyo cyabitewe na guca Kagitumba ariko ubwo batsindwaga na Let's Fred Wigema agatabaruka cyangwa se akaraswa amakuru ngiraho nimba batarambeshye kuko ntago barambeshye na icyo nakibarwaho nk'icyaha ariko nayo numvishe mu buryo bumeze nk'ibihuha bavuga yuko his excellence we yavaga muri Amerika yaje akiga urugamba bakongera akiga urugamba neza kabwiye ati mwari mwakoze amakosa ntago warwana intambara gerira ugiye gutera igihugu gifite indege uribuka bari aba generali ngo banza Imana bande bose bafite indege ugaca ahantu mu Mutara h'umurambi uri mu Mukenke bagutwika bine bakakomera nabi aravuga ati mutegetswe guca mu misozi babona ko ari ibyumba no mu Ruhengeri nibwo nyine kwa kubohoza gereza mu Ruhengeri baca mu Birunga n'ibindi nk'ibyo byose kubera ko iyo uri mu misozi umuntu ufite indege agashaka kuza kukurasa wenda wanareba n'ibyo byose nyine ukuntu M23 kwirasa bibagora kandi afite za Sukhoi nuvuga ngo umuntu afata RPG akamanura iyo ndege yawe mu magambo makeya abahari risk nyinshi yuko iyo ndege yawe utayiburashishe kabiri batarayishyira hasi so ibi byose mbivugiye kuvuga ngo inkotanyi zaciye ibyumba kandi nta muntu wazibonamo cyane zizi ko ziri busanga ibyumba zica mu Ruhengeri zizi ko nta muntu wazibonamo cyane ziri busangeyo kuko zo zitizerera muri human shield bibaye byiza ko mu Rwanda umuribuke mu Baraka aravuze ati duhuririyo tutavanze n'abaturage noneho ukabona bari abantu bafite renverse iyo philosophy bibaye byiza dusakirane turi igisenyi mu mujyi Musanze mu mujyi hariye duna abantu ubona yuko kurwana kwa biturufu ya mbere no kumva ko bashaka kwihisha mu baturage no kwemvovinga abaturage mu ntambara zabo mu buryo runaka nk'urugero mu y'abacengezi barazaga ngo muhishe wakanga kumwisha akakwica wazagenda leta yakubwira ati duha amakuru yaduye waciye aha wayavuga bagafata ingufuri bakayicisha mu munwa gutya kino kigufuri kinini gifunga container bakayicisha mu munwa gutya bakawufunga gutya ubwo ari kugirira gutya umuturage ukanda abanyamusanze ni bene wabo mwene wanyu toboza ingufuri ugafunga mukandi ngo uje kubaribaretinga uje kuri baretinga abantu toboza ingufuri cyangwa wowe urishakira ubutegetsi ahubwo urashaka gutamba ibitambo by'abaturage mu buryo runaka ubayobya muri ubwo buryo butandukanye so rero wari urimo umbwira uti mbazi ntyo kubera ko njya muri Kongo nge nta muntu nanishe ngende inyuma uretse ko iyo guverinoma yaragiye mu gunga twari Kibumba nkarwara korera na musaza wa mama Yohani ikamwica turyamanye umuti cyokoze wari usigaye ko twari umarana iminsi mikeya nkawusigarana ukamaza iminsi ntekereza yuko ibyo bintu byo gutwara abaturage bugwate kugira ngo ukomeze ubakorereho politike yawe iyo baturutse Uganda baza kugira iyo mitekerereze bari kuzana abaturage bose bari mu Uganda bakavuga ati mujye imbere twe tubajye inyuma kugira ngo batinye ko barasamura abaturage so ibyo bintu rero ntago ari ibintu hari umuntu ubona ko ibintu bye n'imitekerereze ye n'umurongo we bisa n'ibishingiye kuri filozofi ya nyamwinshi bishingiye kuvuga ngo Rwanda ni urwacu kandi ari urw'abanyarwanda bose nta mukono nta uyu nta uriya so iyo abantu bazi muri ubwo buryo bazi mu buryo buri ideologic
donc ideology zabo uburyo ibintu byabo byubatse uburyo bitari mu nyungu z'abanyarwanda hanyuma apotre uburyo batava kwizima uburyo babwira ati mutahe ariko bamwe muri bo barataha imyanya ariko ugasanga ntago bakozwe ibyo yego reka tugaruke inyuma gato ukurikije ibyo Lieutenant Colonel Ryarasa yatangaje ukareba n'ibyo abo bantu bo muri FDLR bakubwiye icyo gihe ubona hari ihuriro ibyo bakwandikiye yego ngo utuze umutima ubona bibalance twumve bose aho bari cyanzarwe batuje umutima uriya gasitatoje umutima cyanzarwe ibyo byatuze umutima ni ibipindi biraho ngaho ariko ubundi mfite niki kibazo gituma abantu bose bashaka kurwanya Rwanda nimba bandokireta niba bumva bamvugisha biraryoshye kumvugisha urwanya u Rwanda bimeze bite tondeka padiri nayimana antuma ngo witwa Forora icyagiye cya kera nyine nkivuga ibintu byabanyaye haze bite byaye kumamagara ngo nyine ngurumva ngo uratinyuka ndatinyuka ariko sinemeranye n'ibyo mutekereza mwe mwarayobye kuba ninyuka ni ikintu kimwe kuba wende ikinumva cyagira uko umurongo bagiha runaka ni ikintu kimwe ese mwe mwaje namwe mugatinyukira hano nkuko ninyuka ariko mwe nuko muzi ko muri no mu zindi mirongo itukura zo gutangira kujya no mu by'abatuzi n'abahutu no kuhindura amateka mukajya mutwa akarasira mukamwemeza yuko indege hanuwe na RPF mukamwemeza yuko ngo imyobo ngo muri Kigali yatucukujwe na n'inkotanyi baba uteranye utuntu Tito Rutaremara yavuze ugakururuga ukabona unazemuka umuntu azaze mushyire muri CND muzengurutse ko defense zifite AK47 aze gusokamo ajye gucukuza iyo myobo aze no kujya kurasa raporo televidici ntago bivuga neza so nagoro nk'undi umuntu ushobora gushyira abaturage mu kaga uzi ukuntu baba bari ku breakinga ngo hari abahanuzi ngo bavuze ngo hazapfa 2/3 wowe uri hanze uri kunyemeza yuko ufite umugambi wo kuza kwica 2/3 by'abaturage ngo kubera iki ngo kubera utemeranya ngo na RPF na Kagame aha ko bari baje Kongo yuvuga uti turababonye mugasakirana iyo ngiyo none ukaba wowe ushakuza ibintu byo bango ndwanire hagati y'amasafuriya ya Mutabazi na Hirwa Jeze ego ye no mubana nabyaye ntago ari ibyo ntago abanyarwanda twara muri ibyo nimba bashaka u Rwanda bavuga ngo nabana batana nakunze ko navuga ngo nabatahi wabo bace mutobo it's clear yewe niba nagera mutobo azambwire ngiye kubasura mbaha akaganiro mbabwire ko u Rwanda ari amahoro bace mutobo bakurwemo ideology zifite ukuntu zituma His Excellency anavuga ati twanarwanisha imijugujugu ariko ntago ideology yakoze genocide yagaruka mu Rwanda like nko kugaruka mu buyobozi kugaruka baje kuvanga ngo arusha ya kabiri ngo niki ngo no mu ndago ngo harimo ngorone ya kangahe ibyo bintu byo kuba mu buzima bw'indago ugashaka gushyira akaga mu banyarwanda uciye mu bintu by'indago byeditinze nabyo uri yaba ari indago original no urafata ibintu byeditinze warangiza washyizemo ibintu byawe biganisha kuri propaganda zawe so ibintu bitandukanye rero navuga ngo ahubwo nanjye ubwo nabasubije ngo usutuma nibaza wa mugani kuki ari wowe banyuraho nanjye njye byibaza what's wrong with them suko ari njye bavuga neza I don't know okay kubera ko Kabare yavuze ngo barwanya intambara zo kwigana wasanga barabonye FPR igiye ikaroba honorable Evode batariko buriya nato dushobora kubona abantu batwibasira cyane tukareba uburyo sinzi kibabo bagamije nge ntago nakigusobanurira ariko buriya bafite impamvu zabo ziba ahubwo nubane kuriya mujya muvugisha bakayuku nabande bose umunsi umwe nabo muzabahamagara bande kayiko njike kayiko ngise kayuku ntago nakinisha generali gutyo none uko ryari incitse ntago ndari metriza neza ariko nabo muzabahamagare muhamagaro Gaston cyanzarwe mu bazo Gaston cyanzarwe amezate muri abana bataye wanyu harya dore kare byo mushyira muri za comment imutahe muci mutobo n'inziriri biroroshye rwose ugaragara u Rwanda rw'abanyarwanda nari nkubajije n'abanyarwanda nabo birwa ku YouTube n'abanyarwanda ariko nge nyempura nibaza kuki badashaka kuza mu Rwanda baba nka Mutabazi babona Mutabazi mbayeho nabi oya barashaka kuza bajya mu rugwiro ujye mu rugwiro gute niko bakubwiye no yubareba babona ari aho berekera nose umuntu avanga arashaka rusha kabiri kandi ashaka kuza atsimbatazanya mwinshi iyo nyamwinshi urumva yaganisha
nukujya mwirwa mutwika ibipine mu muhanda bitendetse ku mabisi nka byandi by'abakodona bagira gute nimba ari n'aba nuko mpaka nyine urugwiro barufashe matekwa cyangwa mwe ntuzi ubwo bivuze ngo nibiki mwamufite reba nk'urugero ngo mwavanze ngo donc iyo FDLR ariko ifite ideologie ya FDLR yageze mu gihugu hano imbere urugendo twakoze rw'ubumwe n'ubwiyunge baranga abakono bararusenye abakono se basenye iki ko bakoye kino bakoye bitafari rimwe cyabiri abo baza bagahera bagatega dynamite muri fondation y'ubwo bumwe bw'abanyarwanda kuko bo baracyakomeye kuri bya bivuga ngo umva abahutu n'abahutu abatutsi n'abatutsi ahubwo manza bagarutse abadepite babo nimba bavanze nyine kwa kuri bumva bavanga bahita bavuga ati ikintu cyame dushaka ubwoko musubize mwiranga muntu s'il vous plaît ntekeza ko ari cyo kintu babanze cyangwa se nubwo abakono batanditse mwiranga muntu wenda n'urugero nitije ariko bakaba baziranye bakanaterana ubwo nabo batangira asi nyamwishi bajya bayiteranyiriza bafite ibintu byabo bumva batarekura ikintu cyitwa nyamwishi baba mu mutwe ya nyamwishi apotre hanyuma ubwo nabagorewe nyine uravuga ngo kukebera cyari ngiye batekereza nabagorewe nari nkubaje ngo urebye ibyo yakubwiye ngo tuza nibyo ryarasa yavuze ubihuza ute ariko reka mubwire wende ikintu gituma ngiye bahita muri kanye kubwira tutaba abantu ariko ikibazo cyane ntugikwepe nacyo unacyuze kukigarura uze kukibuka nari ngiye numva ntasubije kandi numvise igisubizo kije hari umuntu ugeze umbwira ariko we nuwa hano kandi ari mu kazi ari mu nshingano runaka yarambwiye ngo wowe wafashe umwanzuro wo kubeshya abaturage ikintu niyo ufite rema nkeya ubivuga mu buryo buri convaincre ati none hibaze umuntu yagwaye rema nyinshi noneho so iyo esprit de persuasion ngira no kudatinya bemeza ko hari ufashe uruhande rwabo wagumura abantu benshi so bigezeho ko ngira iyo mpano yagumura ariko ntabyo nkora bafite na rema mbona uciye ari hariya wagumura kuko ni impano ni don so mu byukuri rero bashobora kubashingira kuri iyo potential bakavuga bati yafasha ariko impano nahawe nazawe n'Imana kandi nazawe kugira ngo zikorere abanyarwanda ntago ari gukorera two dutsiko turi cyanzarwe oya ntago impano none ntago yihabwa ngo ikoreshe nabi ngaho garuka kuri cya kibazo cyane nkubaje nti cyari cyabaje mu kirero ni urebye ibyo yakubwiye ngo tuza umutima ukareba n'ibyo Lieutenant Kano ryarasa yavuze ubihuza ute hano mu Rwanda avuga ati baturage mwirinde mube maso FDLR bamaze kwinjira amagrenade bandi cyanzarwe Gaston hanyuma ku rundi ruhande babwira Mutabazi tutuza umutima ubundi dutinyira ikisha niko erega nagari wenyine nawe nisigeze kugerageza ariko cyagiye cya kera nayo yarigeze kubigerageza ndabashwishikiriza nagari ariko yo nahise na bloka nimero ahubwo sinzi impamvu yiwe narambloka kuko ngewe wenda bano barwanya bari kuri YouTube wenda wamvugisha nkavuga nta kibazo ariko umuntu witwaze bunduki nkubroka nihuse inze gutazanakeka ko ari ibindi dupanga wenda noneho ntekereza ko icyo yararimo ahubwo byari kuntera ubwoba ambwira ati nko kumbwira ati naho turahari nukomeza kuki yamaye linki y'ikiganiro yambwira ati ngende FDLR kucyo dutinya kuki yamaye linki y'ikiganiro sinko kwagasopa rega buri imvugo z'abatasinzi kuzimenya umuntu kugwa linki y'ikiganiro kivuga kuri FDLR kandi hari bitatu wakurikiranye bivuga kuri FDLR yarangiza kandikaho kari akantu nuko abazi ko ufite ubwonko buzima bwatekereza ngashatse kunditura yanditura cyangwa izo grenade zimwe binjije bakazikoresha kuri wowe bati twayigutegaho uri umwe ariko twayigutegaho kuki RNC nayinyizanye nigeze gukinisha ibintu bya RNC ho gatoya byari ibiki nagiye kuri YouTube mbona baravuze ngo president wa RNC ngo ni Dr Gataba ngo Dr Gatabazi cyangwa Mutabazi ndumva ari Dr Mutabazi aha yego sinzi kuntu yitwa wa mundusha hagati Gatabazi na Mutabazi ntabwo muzi wamanze Dr Mutabazi urumva n'amazina ajya gusa n'iryange ariko ntabwo ndi Dr Kameme noneho baranambwira ngo ni umunyabyumba nge rero iyo munyabyumba abaye umuntu urwanya ibyiza by'abanyarwanda birambangamira banumva abanyabyumba bakabaye abakiga ubundi abakiga ntago bazwiho ibintu byo kurwana ubutegetsi twe turacuruza tukarya ikirayi twanga ikigaji ibintu bikagenda neza byo kurwana ubutegetsi abanyabyumba babijemo bati nuko hari n'uwo nabonye ngo uriya mukobwa ngo ninde uriya mukobwa ninde ngushaka kuza kwiyamariza kwa president waje afite umwana n'uruhinje
Kenya ubona wagira ngo ndamuzi so abandi ibi byo bindi nakanje simbe baba bari muri content ngo nawe ni umunyabyumba byumba twaragowe rwose none se kavuga umunyabyumba tugire nde umunyabyumba ibintu byose biziraza bigo ku banyabyumba nuko none nandikira abantu nka 20 kuri WhatsApp yanjye niko numvishe ngo Dr Mutabazi umuyobozi wa RNC perezida wayo ngo ni umunyabyumba mwandangira avuka he Yesu we benzi bayimenenye ibirahure by'inyuma na rotorovizeri yaba bashaka kwiba hararagamo ipine hararagamo ije cyararagamo iki kana rimaze nk'amezi 3 cyangwa 4 nyiparika aho ngaho nayiparikaga ndavuga ni message ivuga ngo nukomeza kubaririzaho perezida wa RNC avuka nuko none kumena umutwe tubona ari munini muri ni message umuntu abaye guhaye so nekereza ko ibyo bari gukora rero ntawe bitaniye nibi bya RNC wenda bo babuze icyo bamena kugira ngo baca muri ubwo buryo bwabo ariko ntekereza ko ntago ndi umunyarwanda wabika mu ubwoba rwose reka hari nk'umuntu buriya n'igihe cyose nje nkigira nk'akana keza nk'umuntu wagize ubwoba mba ndi kubabeshya ntago ngira ubwoba sindanabwiyumvamo n'umunsi warimo mutuze umutima rero ntago ibyo bijya bimfata nawe babwiye ya message ya FDLR mutuze umutima wenda bari baturiye kayo kajya wamugarura ni mutuze umutima rwose bagasito rwose niyo wavuga ngo mwageze hehe neze nimweze muza mu Rwanda mukanagera za shepanze naye bari abantu uyu muntu ibitekerezo bye bitari ku murongo nje hari ikintu kiwe yananga umuntu ubona nta n'ibitekerezo bihamye bifatika avuga ngo burya ari ukuntu umuntu aranse ibitekerezo bye ukumva biri strong naho suraza gusubira byose bijyana mu moko n'inzangano hari n'abagifite imvugo ngo gatsiko ngo katurutse Uganda ngo no ngo bavantara things like that biravuga fata abanyarwanda kabita bavantara bo gutize hari ibintu ubona ko nyine ari ibintu bitari byo kugibwa inyuma ukanavuga uti nimba mfite persuasion cyangwa se mfite imbaraga zo kuba nakemeza umuntu ikintu akagifata nakemeza umuntu ikintu gituma nyine aguma mu murongo muzima nizera ko nk'abantu bamusanze ntekereza ko nta muntu wazongera kugaruka ngo abikore nk'I9 mwana wanjye yaje ugahishahisha ugashyira mu nzu ariko muba muzi ko iyo ufashe uwo muntu ukamushyira mu nzu ubutagitekerezo nk'umusivile uba warangiye gufatwa nka espion militaire nimba espion militaire ku rugamba wenda turi ku rugamba tukamenya ko sergeant runaka arimo atanga amakuru muri kayo umwanzi nimba bakoresha bayonete nimba bakoresha iki gisinkizi ariko uba traité nka espion militaire uwo musivile ibyo bintu babijyamo ngo ariko ngo dusangiza anava ku iyo sano umwana wa General Omega wabonye abaye iki ko afite n'inzo biruti yanjye matama yabaye amatama n'iki byose wabaye tewo bakugite dore umuntu mujye muva ku bintu bya cyanzarwe n'abango toza amatema so mu byukuri bari inyungu ebyiri nuko bikamo ubwoba ntuzongere kubavugaho kuko avuga ati Mutabazi abigize papasi yatwangisha abanyarwanda bose kuko abishoboye kuba yagira iyo esprit de persuasion akagaragaza uburyo turi inyangarwanda n'ikibazo ku byiza by'abanyarwanda cya kabiri ni mu buryo bwo kubibango atuvugishije hari igihe twagira amahirwe inzego zikamugwira aramutse wenda yatangiye gufata uruhande rwacu bakamukubita inkonji nyine kuko nakubwiye ngo buri espio teresha tukugikorana n'umwanzi noneho bakubita ya nkonji bagatangira bakazamuka yes we cya gihugu kitagira uburenganzira nkawe yamutazi ko ari aposo bamugeze bamutwaye ntacyo barantwara ubu kuko ntaravugana n'uwo ngumbwira ntuze umutima no ibintu biri clear ntacyo bagutwara kuko nta n'umwanzi wakoranye nawe ariko nimba bakoranye n'umwanzi ugomba kugenzwa nk'uko nyine umwanzi w'igihugu agenzwa nta kiba kiguta buriya Mutabazi akoranye na FDLR nta kiba kimutandukanyije n'abarwanyi ba FDLR uko batreating umurwanyi wa FDLR ku mirongo y'urugamba ni nako bagomba kugutreatinga so ibyo bintu rero abantu baba bashaka kuza bitetesha biririsha no inzira itaha igana mu kuba umuhinzi mworozi simwita ngo ni mwanya mwinshi ngo bari abahinzi abo ngabo sawa muze tubakatirere cyate muhinge ariko si ibyo ntago ari uko tukigenda banakwigisha n'amashanyarazi na electronique n'ibindi nk'ibyo ngibyo tap and go abayapani bayiguze miliyari 2 twabigisha gukora za tap and go uru Rwanda rushaka kubaka knowledge based economy knowledge based export oriented
market friendly overproduction tugatangira sonese nubona ko ibyo bihugu do sasungwe so yaje ubwo bivuze ngo tufite ibintu twakoze biri knowledge based nukubyerekeza Brazzaville isoko rirategereje Central Africa isoko rirategereje so ntago rero uru Rwanda aho tugeze araho kujya inyuma by'abantu basajijwe na ideologies z'urwango ntekeza ko atari ibi none ukanabikora kuri Mutabazi ahubwo ni experience bari gukora nko umuntu ajya muri laboratoire agakora experience kumbeba ntujye no kuyobya umunyarwanda uciriritse mu bwonko ugiye kureba uravuga ati ndahera kuri Mutabazi cyese niba bari kwipima ngo barebe ko bayobya umuntu uri abantu excellence yavuze ngo bari ideologically bankrupt urashaka gufata umuntu uri ideologically supercharged kugira ngo reko wamuyobya none uvuga uti babandi bari ideologically bankrupt none bo nzajya ngenda nkwase ikibonobono mbaza reko najya kure ahubwo sugira ngo ikiganiro tugize ku musozo agira ngo samenye ubutumwa bwawe na FDLR n'abanyarwanda batanye bayobejwe n'urwango babibwemo ndagenda cyafata nk'abanyarwanda ariko byarushaho kuzuza ubwo bunyarwanda baramutse baciye mutobo baramutse bemeye kwigishwa imyuga bakaza tukabigisha cyangwa se nimba bumva bakunze ku Rwanda baze tubagire wagina y'u Rwanda sha tujye tubajyana mu biraka hano abantu usanga bagiye hariya ngo no position ngo ariko ngo u Rwanda ngo rumeze nk'uri mu bucancuro kutarabivuga se ku Burusi ku mucancuro se n'icya Korea y'Amajyepfo yacuruje abasirikare kuri Amerika mu ntambara Amerika iri ku Rwanda amafaranga ahubwo yose barayazanaga akajya kuri konti ya leta ariko noneho ufashe nk'amafaranga ya mission ukajya kuri konti ya leta we na Philippines irabikora mu bintu bijyanye n'abantu bakora mu mato donc binjiza miliyari 10 z'amadolari buri mwaka kubera abaturage babo bafata bakajya gukora muri ano mamere atwara amakontineri noneho amafaranga akajya hembwa kuri konti ya leta akaba ariyo igenera percentage iri buhe abo baturage sindumva Philippines bigaragambije kubera ikibazi kizo miliyari 10 z'amadolari zinjira muri konti ya Philippines kubera ibyo ngibyo uko niko gukunda igihugu kuko uvuga uti nimba bizakorera mu nyungu ya Philippines nimba bizageraho Philippines igira inganda ikagira donc ibyo urabona yuko hari imyenda igiva za Philippines n'ibiki Philippines kamemo ntago wagereranya n'uko u Rwanda tuba turi donc na abantu bafite ibintu bakora bigurishwa ku masoko y'isi yose cyangwa se bigurishwa ku isoko mpuzamahanga mu buryo butandukanye abantu barajya kuzana imyenda Philippines barajya kuzana ibiki Philippines donc hari igihe umuntu agira ibintu anenga wenda nasoza nanavuga ngo abo ba FDLR batagira political wing yabo batagira ibintu barwanira bizwi batanavuga turi bande ubundi ikintu cyose ugomba kuvuga who are you muri bande ubundi donc icyo gihe rero ubona yuko ari abanyarwanda buri munyarwanda wese yakifuje kuvuga ngo ubwo buyobe barimo ngomba kugira uruhare kugira ngo babusohokemo kabiri nimba batanabusohotsemo bazapfana nabwo ariko noneho batagira abo bayobya bari mu gihugu noneho nibakomeza kuyobya abana bari kubyara hari igihe nyuma y'imyaka runaka ubwenge buzubujije wese abo bana bazatangira kubona ko babeshywe burya ko nta kinanira igihe iyo umuntu ari mu buyobe ukabiha imyaka 200 ubwo buyobe hari igihe atangiye kubona ko butari bukwiye kabubamo cyangwa se akazagira akivanga n'abanyekongo wenda ko atazi ko yageze aho ngaho kubera ko nabari bafite iyo ideology bagiye batamubwiye icyaba gumishira ishyanga so mu by'ukuri rero navuga ngo FDLR n'abanyarwanda ntago ndi umuntu waza ngo mbifate nk'ikindi kitari abanyarwanda nabo birwa ku YouTube n'abanyarwanda nabo bameneye imodoka n'abanyarwanda ariko ntibazongere kumenera imodoka ahubwo bana abantu bafite kunara abanyagitugu urabona ntaraza ngo mvuge ku bintu byabanyahe nari aposo wirira ituro nkasengera abarwayi bagakira abo bose bamwe muri bo iryo turo bararimpaga noneho abo ba hanze nabo ba FDLR oke ndi kuvuga oya nta turo turi kura muri diaspora donc noneho FDLR se siri hanze diaspora rwa ituro ntumenya ngo yizera ibintu bya politike uyu nguyu ari muri imirongo ya politiki nuko hari n'uwo rwose wajya gumituro tugasenga Imana ikamugirira neza nza kuza kumubona no muri leta ngo na Imana nyuma
kurumva nge ntabwo nari mbirimo iyo wazaga avuga ngo dusengere inyatsi twasengera inyatsi bavuga ngo dusengere karande twasengera karande ituro nkaribona ntangiye kuvuga ku bya politike babonye ntari ku ruhande rwabo ituro bararihagarika muri abanyagitugu views barazihagarika hari n'igihe babwira umuntu wagutumiye ngo ntuzongeye kumutumira cyangwa tuzarekera kureba channel yabo none nimba mutari abanyagitugu simwirwa muvuga ngo ibiganiro mukora ngo FPR irabireba byose ngo na systeme n'inzego none se ko babareba bakabaha views kandi batemeranya namwe nje kukimuhagarika kundeba ngo nuko navuze ibyo mutemera no kandi mukajya mukabitamuga ngo freedom of speech donc mwemera ko umuntu ari free to speak yavuga ibyo mwemera so sinzi rero ibintu donc ngo argument batanga bajijisha umuntu udatekereza so kandi ikindi ntabwo abanyarwanda amateka dufite araye kuvuga ngo ukujuzi kuvuga karimi keza uzi no kugira ibyo unenga no vayukore ikibazo dufite ni inzara wangu mutabazi ureba hano ikibazo mfite kijyana n'uburyo twaca ubushomeri mu rubyiruko rw'u Rwanda ahubwo vayo turebe ko icyo kibazo wagikemura ubundi rwose niba ushaka gukora opposition ngiye opposition nemera n'eshatu iya Franka iya Mukabunani ni yimbere muri FPR ari strong ari nayo bundi uvuye kuri ze ebyiri nuko so mu byukuri rero uzaza ujye muri ze eshatu nimba rwose wumva ufite ibitekerezo ko opposition iba nzizi iyo ikoreshejwe neza opposition ya Amerika urabona abademokrate bafashe bashyize FDLR mu mashyamba ariko ubwo bayashyira mu mashyamba ya Mexico hari ngo bazaza gufata guhirika ubutegetsi ngo bw'aba republike ngo muri Amerika iyabo bayikora neza bari ku butaka bw'igihugu kandi bakagira ibintu bubaha ntago uzabona Donald Trump kubera ko Joe Biden ari ku butegetsi ngo azavuge ngo ngiye kubabwira ibintu byose se yakoze by'amajabu simwirwa ku nzego z'ubutasi bwo mu Rwanda mwazihaye nge ntago wavuga igisirikare nabi rero ngo tuzakorane kuko ibyo zo politike zawe wajya kuzikora nawe muzikorana ariko igisirikare kiri neutral ni iki gihugu ibyo ni igisirikare cy'umuntu nawe uzakora icyawe cy'umuntu kibaho waragikoze kirakunda cyangwa isi hari andi mateka y'umuntu wakoze igisirikare cyubaho ntabwo nkunda umuntu ushaka kubeshya abanyagihugu batwaramo nyine kuko abanyagihugu biriwe bari mu kazi kabo ariko bakaza kuri YouTube ugahita ubafatirana ugahita ubaturamo ibintu bitabaho mu by'ukuri dukeneye abantu b'abahanga bashobora kubaka ubukungu none mwebwe muri abantu babaswa bashobora kubaka amatiko donc urumva ni opposite ariko nanone waba umuhanga waba umuswa waba wubaka amatiko waba wubaka ubukungu u Rwanda ni wanyu numvishe Minubumwe ari kuvuga ngo yaragiye ngarimo yinanura ngakora sport ariko Minubumwe kare kandi nakora sinakumvisha neza ngo arimo ngo akora sport ngo bahagaze ku isambu ngo ari kokoma ngo ari kokoma ngo ese ngo hamagara ngo nabi cyane donc urumva ko bafite abantu babareberera minister wa Minubumwe yigeze kuvuga iyo testimony avuga ati nigeze kujya cyangwa gukorerayo ati nono bwo yarakeye wenda nkaza biya yarayoboye imbere kwa ngo noneho ngo ari gukora sport ngo hagarara ku isambu ya Rukoko matabizi ngo gikomeza gukora twesha ifoma ngakiri kuri iyo sambu ngo hari umuntu wamuhamagara avuga ati Rukoko yateje ubwega ngo uri ku isambu none ko Rukoko isambu yawe iri naha kuki utaza kuyihinga abazifite bose se nabarazihinga abazifite nabo bose barazihinga ejo kandi bavuga ngo mu Rwanda hari inzara kandi bafite amasambu mu Rwanda nyine yabo u Rwanda rudafite access ko nirwayahinga ntago ari abandi nayanyu yararaye muraho ngaho muri mutuntu yari ngo yakoraga ngo politike yo mu kirere ngo niyo Rukoko yakoraga uri muri bintu bya politike z'ikirere ngo Vincent Karega ngo ntago yaba ngo ntago yaba ambassador urwa by the way nabonye na commentinze ku kiganiro cyo kuri Primo twakoze reka tumwisegureho ya commentinze nde Vincent Karega hari ikiganiro nakoranye n'umugabo witwa Yves Nkuyemuruje avuga ko bafite impamvu zo kuba babyanga avuga ko hari impamvu ntabwo yavuze ko bafite yavuze ko hari impamvu bafite impamvu runaka bashingiraho bashingiyeho Vincent Karega yavuze ati ntabwo nirukanwe muri South Africa muri 2014 yes atahubwo navanyweyo n'u Rwanda muri 2019 atwihanganire mbonye n'umwanya wo kumwexcuseaho rwose namuhamagaye gukosora ayo makuru yego ni umutumirwa bivuze ariko nsabye imbabazi mu izina rye namuhamagaye ngira ngo ikindi gukeka ko utagomba gusaba imbabazi ahubwo akosoya makuru
uwo mutumirwa yari afite nabi hari ababyumva bagahita babijyana gutyo ati sinigeze nirukanwa muri South Africa muri 2014 nahavanywe n'u Rwanda muri 2019 urumva ko bivuze mu mvugo yo gukosora amakuru mwari mufite nabi ntago ari ikibazo cyo ngicyo rwose ambassador Karega nje mu bambasaderi b'u Rwanda amuhamagaye ndavuga ni rwose ngira ngo mu excuse mu bambasaderi b'u Rwanda ngewe nisize nirange Karega numva uriya niwumva ubundi mbese iriya barerema nyine ijyaho rukomeye cyangwa se rema yitabazwaho hakenewe ntabwo twapfa kwishyira hari hose so ni umuntu rero ni umuntu ubona ko ari umuntu ufite karibu iremereye ku buryo uvuga uti yes nyine ku buryo erega buryo umuntu kwa kuna kuyenga mu Baraka kuna bakobwa bamuhabuka umuntu udashobora gutiza abanzi burya nanone bari ikibazo so ukabura mu mirongo yo kurwana y'urugamba wenda nubwo ari urugamba diplomatique ariko ukasanga abanzi baragufata bate nyine baragufata nka kare donc nk'umuntu nk'intabire banyuramo nk'umuntu uraho ba kurabona ibihugu byose bagiranye ikibazo South Africa niyo baba bataramwirukanye ko wenda kabama kabazo na Congo na ya Belgique ni ibihugu biba bigamije guhonyora inyungu z'abanyarwanda n'u Rwanda none bakubwira ati nibazana Karega kuzihonyora bizatugora ariko bazanye nk'undi muntu wenda bakazana nk'uriya Mutabazi twajya tumuca muri humye kuko ntagamenyereye ibyo bintu bya diplomasi ntago ari tough enough so mu by'ukuri rero aho nari nkakomojeho kubera ko twakomojeho mu gakeya nuko ari cyo kiganiro twakoze ariko twakomojeho vuga ni Mutaba reka dusoreza ndagushimiye cyane reka nshimire n'abari ubwo reka mvuge FDLR mbona nka Vincent Karega kuri YouTube yani nkuko Belgique itinya Vincent Karega South Africa itinya Vincent Karega Congo itinya Vincent Karega rero iyo umwanzi ari gutinya rema yawe abarere kumutinya yes baramutinya baramutinya bien okay Congo itinya Vincent Karega muri diplomasi igatinya mu Baraka ku kiwanja ntago ari ibintu by'ibihanga biragaragara mu bintu byabo nyine kuba igihugu cyavuga ngo ntabwo gishaka ambasaderi runaka nuko kimutinya yes kiratinya ko amanyanga barimo bashaka guhonyora inyungu z'u Rwanda ahari bataya nuko kimutinya yes cyangwa hari impamvu nyinshi wowe urashaka kwifashisha iyo muri iki kiganiro ntago ari impamvu nyinshi no bashaka gukora batengurira itaka ku Rwanda bakavuga ati rero bazanye undi mwambasaderi uri wiki twaritengura ariko bazanye Karega ntabwo waritengura ngo bikunde Mutabazi urakoze cyane rero nawe urakoze murakoze namwe abadukurikiye turabashimiye mugire ibihe byiza kandi turabifuriza kugira weekend nziza bye iyo habaye ibiganiro kibanza nta namwe wacu kwibuka ntabwo murabibona murabizi mugaceceka uruhare rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi uteko rivuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore ukuriye agatsiko ka gisirikare